mpamvu uyu munsi wa none unyura mu bigeragezo, unyura mu byakwica, unyura mu byakubabaza, ariko ugasigara wemye, ukabona biratambutse akazi ibindi, ariko ugasigara uri muzima. Burya suko ibyo bintu biba byazanywe no kukubabarira, ahubwo biba byazanywe no guhiga ubuzima bwawe. Ntabwo ari uko biba byazanywe no kukugirira neza cyangwa se kuguha vitamine kugira ngo ushishe, ahubwo biba byaje kugira ngo bigukamuremo umunezero. Reka nkubwire ngo Yesu akakurwanirira, Yesu akakuba hafi, akohereza ingabo ze kugira ngo zikurwanirire. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo iga gushima. Welcome kuri Gorilla Gospel TV channel yanyu, kora subscribe. Twongeye kwikaze nshuti wowe ukurikiye Gorilla Gospel TV. Imana y'amahoro ni kugirira neza, kandi Imana y'amahoro ni guha umugisha. Ugiye kubana nanjye Nazir JJ muri no vuga butumwa. Ngiye kukubwira ngo ni by'agaciro kubana nawe kuri Gorilla Gospel. Dushimiye Imana ko Imana yaturinze, kandi dushimiye Imana ko Imana yongeye kwemera ko duhumeka umwuka yaduhaye, kandi iduha ubugingo. Ntabwo ari ibintu tubona kubera yuko twabigizemo uruhare, ahubwo ni Imana. Mpora nibutsa abadukurikira yuko Imana niyo ituma tuba turiho, Imana niyo ituma tuba turiho, Imana niyo ituma duhumeka. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Reka nkubwira ngo birashoboka yuko aka kanya wowe uri kundeba uguwe neza. Birashoboka yuko Imana iguhaye umugisha. Jya wibuka uyishime, jya wibuka uyihereze icyubahiro, kubera ko hari benshi badafite uwo mugisha. Hari benshi bari mu bibazo, kandi abo nibo nziye muri kano kanya namwe mbahumuriza, mbabwira ngo humura, humura. Mu ijuru hari Imana, kandi ihira abayizera. Nimba uyizera wicika intege, nimba uyizera shira umutima wawe kuri yo. Hari igihe ibigeragezo biba byinshi, abana b'abantu tukibwira yuko Imana itakitwumva. Hari igihe dusenga amasengesho yacu tukibwira yuko atacyumvwa mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndakubwira wowe nshuti unteze amatwi ko amasengesho usenga atari imfabusa. Ndakubwira ko amasengesho usenga Imana iyumva, kandi igihe nikigera, igihe cy'Imana nikigera, igihe cyo gutabarwa nikigera, Imana izagutabara. Reka nkubwire ngo dufite Imana yumva. Imana dusenga ntago ari Bayali, Imana dusenga si ibigirwamana. Imana dusenga ni Imana y'inyembaraga. Nyemerera rero tubane muri iri jambo dukura muri Yesaya 41 umurongo waho wa 10 kugeza ku wa 14. Twumva icyo Uwiteka avugana natwe muri kino gitondo. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, uko ni Uwiteka Imana avuze. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, kuko nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, ngo kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganyaga bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugishaga impaka uzabashaka ubabure, ngo kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Witinya,
Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya igice cyaho cya 41 uhereye ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14, haratubwira ngo Uwiteka Imana araguhumuriza, arakubwira ngo witinya, nubwo uri mu bihe bikomeye wigira ubwoba. Imana yo mu ijuru nukomeza kuyiringira, igihe kimwe izakubwira ngo ndagutabaye. Reka nkubwire ngo dufite Imana itabara. Hari igihe abantu bibwira yuko byakurangiriyeho, hari igihe abantu bashobora kwibwira yuko igihe cyawe cyose cyarangiye, ariko nshuti mwene data, nge ndaguhumuriza kandi ndakubwira ngo ntago birarangira. Igifite akamaro nuko gifite ubuzima, igifite akamaro nuko gihumeka. Hari impamvu Imana ikiguhaye uwo mwuka, hari impamvu Imana ikiguhaye ubwo buzima, hari impamvu Imana yakurwaniriye, hari impamvu Imana itumye uyu munsi wa none wongera kuramuka, wongera kuba uriho. Njya nkunda kubabwira ngo ni benshi cyane bari kwifuza kubaho ubuzima nk'ubwo ubayeho, kabone n'ubwo uri mu bibazo, kabone n'ubwo uri mu bigeragezo, ariko byiguca intege, byituma wumva we wakwivovotera Imana, byituma wumva wakwiheba. Kubera ko hari benshi uyu munsi wa none bari mu bitaro, hari benshi uyu munsi wa none bari mu bihe bigoye cyane bikomeye, ku buryo batari kwifuza n'iby'isi, ahubwo bari kwifuza ubuntu bw'Imana nk'ubwo ufite. Reka nkubwire ngo ubwo buntu ndi kukubwira muri kano kanya ni ubuzima Imana iguhaye. Kuba ufite ubuzima bishatse gusobanura ko Imana iguhaye ubuntu, bishatse gusobanura ko Imana ikugiriye neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo wikwiheba nshuti mwene data, niyo mpamvu nkubwira ngo wikwiheba. Mu ijuru dufite Imana, kandi Imana dufite ntago ari ikigirwamana. Imana dufite ni Imana yaremye byose, Imana dufite ni Imana ishobora byose. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Irakubwira ngo igihe kimwe bagusekaga, igihe kimwe bagusekaga ngo uzababura mu maso yawe. Babandi birirwaga bagutonganya, bakuvuga amagambo bibwira ko wabaye igicibwa. Babandi batakubonamo agaciro, ahubwo bibwira ko agaciro kawe karangiye. Imana irakubwira ngo hari igihe uzabyuka ukababura. Imana irakubwira ngo hari igihe uzabyuka ugasanga bahinduye indimi. Nta kindi kizabatera guhindura indimi nuko Imana izaba yakugiriye neza. Nakubwira ngo komeza ibyiringiro byawe ku Mana, nakubwira ngo komeza ibyiringiro byawe kuri Yesu, kuko Yesu ntajya atetereza abamwiringiye, Yesu ntajya yirengagiza abamwiringiye. Niyo mpamvu akubwira ngo abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Arakubwira ngo abarushye n'abaremerewe ngo nimunsange ndabaruhura, ngo mbaruhure iyo mitwaro. Nkunze kubabwira ngo Yesu niwe karuhura. Nkunze kubabwira ngo iringire Yesu naho waba ugeze ku gace, iringire Yesu naho waba ubona byose birangiye. Wicika intege ngo utangire kwirwanirira ukore n'ibidakorwa, wicika intege ngo utangire kwirwanirira ngo ukore ibintu bituma ujya kure y'Imana. Ndabwira wowe mu Kristo wizera Imana, umaze gusenga igihe kinini ariko ukabona isengesho ryawe ntirisubizwa, ukabona ibihe birakomeza kuba bibi aho kugira ngo bigire uko bihinduka. Reka nkubwire ngo urwo ni urugamba Imana igushize imbere, kandi ndakwibutsa ko ijambo ry'Imana rivuze ngo ifatanyiriza byose kutugirira neza. Kabone n'ubwo ibyo bibi byose uri kubibona imbere yawe, kabone n'uko ibyo bibi byose uri kubibona bikugoye kandi bigukomereye, komeza ushikame, komeza wizere, komeza urwana urugamba rwo gukiranuka. Igihe nikigera
Satani azamwarwa. Ntago ari wowe wenyine Satani agerageje, twese Satani yagiye aturwanya, kandi yaturwanya intambara ikomeye, yaturwanyeho urugamba rutarondoreka. Njyewe ubwanjye uguhamiriza ibi ngibi, ndakubwira ngo Satani yandwanyeho urugamba, kandi urugamba ntari kubasha kunesherezwa ubwanjye, ntari kubasha kwineshereza, ariko Yesu araneshereza. Hari igihe cyageze numva intege ziracitse, hari igihe cyageze numva Imana ndayanze, hari igihe cyageze ntangira kumva rwose n'Imana itabaho, ariko Imana ntiyawemye kubana nanjye. No muri ibyo bihe byose nibwiraga ko Imana itariho, no muri ibyo bihe byose nibwiraga ko Imana ari igihuha. Imana yo ntiyigeze ihwema kungirira neza, Imana yo ntiyigeze ihwema kuntabara, Imana yo ntiyigeze ihwema kundwanirira, kuko ibitero Satani yangabagaho byari bikomeye cyane. Nkunda kubwira abantu ngo byarashobokaga yuko uyu munsi wa none ngewe uri kuvuga aya magambo ntari kuba ndiho, byarashobokaga yuko ubu ngubu jyewe mba nararimbutse, byarashoboka ko mba narapfuye, kubera yuko Satani yandwanyeho urugamba rukomeye, kandi nta kindi yahigaga ubugingo bwanjye, yahigaga ubuzima bwanjye. Ariko Imana yabanye nanjye nshuti mwene data, Imana yarandwaniriye, Imana yoherezaga abamarayika umunsi ku wundi. Nagiye mbona abamarayika, nubwo urugamba rwari rukomeye, nubwo urugamba n'uyu munsi rutoroshye, ariko ngenda mbona ingabo z'Imana. Reka nkubwire ngo iyo ukomeje kwizera Imana, hari urwego ugeraho ikaguhishurira amabanga yayo. Hari amabanga menshi yo mu bwami bw'ijuru tuzi, tuzagenda tuguhishurira umunsi ku wundi. Reka nkubwire ngo Imana yaguhaye abamarayika, reka nkubwire ngo hari ingabo nyinshi Imana itanga zikakurwanirira. Niyo mpamvu uyu munsi wa none unyura mu bigeragezo, unyura mu byakwica, unyura mu byakubabaza, ariko ugasigara wemye, ukabona biratambutse akazi ibindi, ariko ugasigara uri muzima. Burya suko ibyo bintu biba byazanywe no kukubabarira, ahubwo biba byazanywe no guhiga ubuzima bwawe. Ntago ari uko biba byazanywe no kukugirira neza cyangwa se kuguha vitamine kugira ngo ushishe, ahubwo biba byaje kugira ngo bigukamure mu munezero. Reka nkubwire ngo Yesu akakurwanirira, Yesu akakuba hafi, akohereza ingabo ze kugira ngo zikurwanirire. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo iga gushima Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushime Imana mu byiza no mu bibi. Reka nkubwire ngo hari igihe kenshi ijambo ry'Imana ritubwira ibintu ariko ntitubashe kubyumva. Hari igihe ijambo ry'Imana ritubwira amagambo ariko tukibwira ko atari iby'ukuri. Ariko reka nkubwire ngo mu bibi niho hariho amashimwe menshi yo gushima Imana kurusha abari mu munezero. Kubera ko wowe ufite byinshi washimira Imana, kuko ufite urugamba rwinshi rurimo rurakurwanya, kandi Imana ikarukurwanirira ukarutambuka ureba, ukabona burije burakeye, ufite amashimwe. Wikwibanda mu kuganya, wikwibanda mu kureba ibyo bibi, ahubwo renza amaso ibyo byose, urebe imbaraga z'Imana zirimo zirakurinda, urebe wa mugati Imana iri kukuzanira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo Yohani yari ari ku kirwa cya Patimo, Imana yajyaga igira gutya ikamwoherereza igikona, kikamushira umugati ndetse n'inyama kugira ngo abashe gufungura. Reka nkubwire ngo nawe hari umugati Imana ibasha kuguha muto, kabone n'ubwo utaguhagije, ariko hari ikintu Imana ikuramiza kugira ngo udapfa. Hari ibintu Imana ikuramiza kugira ngo ukomeze urugendo. Birakwiriye kunyurwa n'ibyo bihurimo, birakwiriye kunyurwa n'urwo rugamba, ukarurwana ushikamye wizera ko Imana ariyo yo kururwanirira. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana yatubwira ngo urwo rugamba si urwawe, ahubwo urwo rugamba ni urw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Niyo mpamvu udakwiriye kurwanywa,
kurwana ngo wirwanirire. Niyo mpamvu udakwiriye kwirwanirira nshuti mwene data, niyo mpamvu udakwiriye kwirwanirira. Ndagira ngo nkubwire ngo urugamba uri kurwana si urwawe wowe ubwawe, ahubwo urugamba uri kurwana n'urw'Uwiteka Imana Nyiringabo, ahubwo urugamba uri kurwana n'urwa Yesu Kristo, ahubwo urugamba uri kurwana n'urw'abamarayika. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugukiranuka, ni ukugendera mu nzira nzima ndetse ukagendera mu nzira Imana igusaba, udacitse intege kandi ugashira amanga. Birashoboka ko uyu munsi wari umaze gucika intege, ariko ndakwinginga nkubwira ngo saba Imana iguha imbaraga za Mwuka Wera cyangwa se za Roho Mutagatifu nk'uko bamwe babyita. Saba Imana iguha izo mbaraga, nizo zonyine zishobora kukubashisha kuba watera intambwe ukagira aho uva ukagira aho ugera. Nizo zonyine zishobora kukubashisha kuba watsinda urwo rugamba ndetse ugakomera ukageza ku gihe cy'Imana izagutabarira. Ijambo ryatubwiye ngo witinya, ngo kuko ari njye Uwiteka Imana uzagufata ukuboko kw'iburyo. Reka nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe muri ibyo bihe uri kunyuramo. Reka nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe muri ibyo bihe bikugoye. Ngerega igituma udapfa si ukubera yuko ukomeye, ahubwo ni ukubera ko wiringira akomeye cyane kurusha ibyo bikugerageza. Nshuti mwene data rero wicika intege, nshuti mwene data rero ndakubwira ngo komeza uru rugendo, kandi iteka ryose ujye wibuka ko turi abagenzi bajya mu ijuru. Iteka ryose ujye wibuka ko turi abagenzi muri iyi si atari iwacu. Kabone nubwo twabura ibyo muri iyi si, ariko byibura ibyo mu bwami bw'Imana ntituzigere tubibura. Nagushishikariza nkubwira yuko ubwami bw'Imana buriho, kandi nkubwira yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nkubwira yuko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima Imana yateguye kugira ngo abizeye bazabeho banezerewe. Birababaje kuba waba uri muri ubu buzima ukababara, ubayeho mu buzima bubabaje, ariko n'igihe cyo kuva muri uyu mubiri ukabaho nabi, ukazabaho nabi. Nababwiye ikigereranyo cy'umugani Yesu yaciye avuga ku mutunzi witwaga, ku muntu wari umutunzi ariko wari uturanye n'umukene witwaga Lazaro. Abavuga ku gihe bari bamaze kuva muri uyu mubiri, ababwira ukuntu uwo mukire nubwo yari afite byinshi cyane ndetse bimwe Lazaro yifuzaga no kurya kubivungukira biturutse ku meza ye byaribwaga n'imbwa, ariko mukire byaje kurangira nyuma y'ubu buzima agiye mu buzima bushaririye. Reka nkubwire ngo wowe mwene data unyumva, wagiye wumva benshi cyane baza bavuga ngo baravuze ngo isi iherezo ngo rizarimbuka, ngo iherezo rizagera, ngo hari igihe isi izagira imperuka, ngo hari igihe isi izagira imperuka. Icyo gihe ukagitegereza ukagiheba, ariko nje kukubwira ijambo rimwe muri kano kanya. Nshuti mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo imperuka izaba, kandi imperuka utegereje ntago ari irimbuka ry'isi, ahubwo imperuka utegereje ni yuko wowe ugomba kuzagira iherezo. Ndagira ngo nta gushidikanya twese tuzi neza yuko ngo nta muntu utura nk'umusozi. Iteka ryose umuntu aravuka, ariko igihe cyagera akava mu mubiri. Reka nkubwire ngo mu buzima tubamo tugendana n'urupfu umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero benshi ntibajya babimenya, ahubwo bagakomeza gukora ibibi aho kugira ngo bahindukirire Imana. Benshi bazi neza yuko bagomba gukora ibibi ariko bakabaho. Ariko reka nkubwire ngo birakwiriye guhora witeguye, kubera ko ntuzi isaha n'igihe, nuko Yesu yavuze, kandi benshi ntibigeze babyumva. Yaravuze ngo nzaza nk'igisambo. Reka nkubwire ngo urupfu niruza ruzagutungura, kandi ruzaza nk'igisambo. Nicyo gituma ukwiriye guhora witeguye, nicyo gituma ugomba guhora wizeye Imana, nicyo gituma ugomba guhora utunganye, wirinda ibibi,
ugera intambwe mu ya Yesu, ugera intambwe mu y'abizera Kristo. Haleluya! Imana yacu nishimwe, kugira ngo urupfu nirugutungura uzage mu bwami bwiza, nawe uzajye mu gituza cya Aburahamu, nk'uko umugabo Yesu yatubwiye witwaga Lazaro iherezo rye ryabaye ryiza. Nubwo mu isi yari umukene, ariko iherezo rye ryabaye ryiza, ngahereza mu gituza cya Aburahamu. Iby'isi nta gaciro bifite agaciro muri iyi si, ariko reka nkubwire ngo ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima nibwo bw'ingenzi mwene data. Ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima nibwo bufite agaciro. Ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima nibwo dukwiriye guharanira umunsi ku wundi. Wowe nteze amatwi, kugira ngo ndakubwira bino kubera ko nabugezemo. Ndakubwira bino kubera ko hari ibyo Imana yanyeretse. Ndakubwira bino kubera ko hari ibyo marayika w'Imana anyereka igihe cyinshi cyane. Ndakubwira nk'umuhamya ubihagazeho kandi wabibonesheje amaso yanjye. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari benshi cyane batajya bizera yuko